gusa ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro tugiye ko hari message ufite ku gihugu cy'u Burundi. Agira ngo murakoze cyane umwanya yego murakoze cyane nanabishimira n'Imana wenda kuba yarabishimye ko tubitambutsa yego ibitunyujijemo rero si rimwe si kabiri ngira ngo abantu benshi bamaze kumenyera abarundi inshuti zanjye kuko si umubare mwinshi uzumva amagambo y'Uwiteka ngo anayakurikize cyangwa anayitondere ariko tubona igihe cy'Abisirayeli batumye abantu bajya gutata igihugu cy'i Kanani ari 12 ariko 10 baje bavuga amagambo y'urucantege ariko 2 barahagarara baravuga ngo niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'imitsima bivuga ngo rero ntago dukeneye abantu benshi bumva ibyo tuvuga ahubwo 1 2 bizeye bumva icyo Uwiteka ari kuvugana nabo abo bazahagarara bizere kandi nibamara kwizera kuko ijambo riravuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzabwira umusozi ugire gute uveho bivuga ngo ibibazo abarundi bafite aka kanya nibagira kwizera 1 cyangwa 2 ibibazo imisozi ibari imbere izavaho rero message nazanye y'abarundi aka kanya Imana yababwiye kenshi ko igiye kubaha Dawidi koresheje abahanuzi benshi bavuga Dawidi ariko haza kugaragara yuko hari n'abandi bantu bagiye babona amahishurirwa ababwira ngo nibo Dawidi kiriya gihugu Imana yabasezeranyije kuzabaha umwami ari wo witwa Dawidi tubona mu mateka ya Bibiliya ariko harangije habaho n'abantu bakira ubuhanuzi cyangwa bakira amayerekwa abereka yuko ari bo bami ndetse babishyira mu bikorwa bagira abantu babimika bagira abantu babasukaho amavuta ariko bagendeye kuri bwa buhanuzi bakiriye cyangwa se bagendeye ku mayerekwa bagiye bakira nijoro ariko mu bintu bigaragara abo bantu ni benshi ni umubare urenze cyane kuko iyo turimo gutambutsa izi message tubona abantu batubwira ngo Uwiteka yambwiye ko ari nge Dawidi agahita no kohereza n'amafoto ugasanga yari yimitse koko afite abantu bamukikije yicaye mu ntebe koko y'ubwami afite abantu bamugaragiye ukabona ko ibintu arimo ari ibintu yamaze kubaka yamaze kwisetinga biva mu ntekerezo anabishyira no mu bikorwa rero ibyo byose bikaza no gutera abarundi urujijo bibaza ese ko tumaze kubona abantu ku amafoto benshi batandukanye kandi bose bavuga yuko ari bo bami nabaho ahantu bagiye bari hatandukanye buri umwe wese arimo kuvuga ngo ni umwami ubundi umuntu Imana ivuga nka Dawidi ninde afite ibihe bimenyetso niyo message nje hano kuko gutangariza abarundi kuko hari ibimenyetso Imana yampaye ku muntu ivuga ko ari Dawidi neza bivuze ngo umuntu udukurikiye cyangwa se wakumva utabifite ukamenya ko hari ubundi buryo Imana izagukoreshamo ariko utari umwami hari abantu bahagarariwe na Yuda kandi bafite inkoni hari n'abandi bantu bahagarariwe na Yosefu kandi nabo bafite iki bafite inkoni bivuga ngo ni ubwami bubiri buhanganye ariko bwose buhuje ishyanga rimwe cyangwa ni ihanga rimwe ariko ririmo amoko biragize gute atandukanye niwe uzagira gute uzahuza ayo mahanga narangiza b'umwami ntago bazongera gutandukana ukundi tugaruke ku bimenyetso bivuga ngo uwo muntu yitwa Dawidi nyine agereranywa na Dawidi ntago ariyo mazina ye bwite ariko agereranywa nande na Dawidi bivuze ngo yabaye mu butayu nicyo gihe Dawidi Imana imaze kumutoza y'ubwayo yashizeho impamvu zituma ava mu ishyamba abatamwibukaga baramwibuka se utaramwibukaga aramuhamagara amubwira ngo ngwino nkutume ku rugere kugira ngo asange Goliyati yigize gute yiyamiriye yazengereje iki Abisirayeli hanyuma akora akazi yatojwe hari aho yatorezwaga bivuga ngo ni umuhanga ku rwego atazagirira abarundi umumaro we bonyine
n'amahanga azagira gute, azamukenera. Afite ubundi bumenyi Imana yagiye imuha, bivuze ngo ntabwo azagirira igihugu cy'u Burundi umumaro gusa, ahubwo n'amahanga aramukene. Bivuga ngo rero yifitemo amaraso yo gukunda abanyarwanda, yifitemo amaraso yo gukunda Afurika, kuko azahuza ibihugu n'igihugu cyabo. Bivuga ngo azahuza u Rwanda n'u Burundi, twongere tuba abavandimwe. Ujye mu Rwanda, umunyarwanda ajye mu Burundi yisanzuye, umurundi aze mu Rwanda agize gute, yisanzuye. Ibyo bintu byose mu buryo butagaragara biragenda bikarema intambara. Mu yandi magambo byatindije iryo sezerano ryakabaye ryarasohoye, ariko kubw'izo mpamvu z'abantu benshi bari guhatanira uwo mwanya, bigenda bigira icyo bitinza ku isezerano. Ariko kubera ko data afite ububasha aba yarabyemeye, ariko igihe kirageze noneho ngo Dawidi ahaguruke kandi agaragare kandi akora ibyo agomba kugira gute, ngo ab'inzu ya Sawuli bamaze igihe kinini barwana, kuko ibi bintu n'ubundi bimaze igihe kinini bihanurwa, ndetse Dawidi nyine agabwaho n'ibitero byaba mu buryo bw'umwuka ndetse no kuvuga ngo ahora mu ntambara. Ariko ijambo riravuga ngo ab'inzu ya Sawuli barushagaho gucika imbaraga cyangwa gucika intege, ariko ab'inzu ya Dawidi bakarushaho kugira gute, gukomera. Bivuze ngo rero nicyo kintu kigiye kuba mu Burundi. Ab'inzu ya Sawuli ariwe perezida w'u Burundi bagiye gukomeza bagenda bacika iki, bacika imbaraga, bacika intege, kandi abo kwa Dawidi bo babona imbaraga, babona gukomera, hanyuma aze Dawidi arwane atsinde urugamba. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamurura aho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka nanjye gusuhuza abo dukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana tw'umwanya nk'uyu nguyu. Tugushimiye kuba wahisemo iyi channel. Twicaye kuri Makita Design ni hano Kimironko. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu habereye ibirori, ni wabo w'ibirori. Nk'uko ubibona hari ihema rinini rishobora kwakira abantu basaga 800, hari ubusitani bwiza cyane, kandi parking hari irahagije rwose, nta kibazo cyayo uzagira. Ushaka n'ihema ryawe bwite niyo ryaba nk'iri ngiri naryo turari gukorera kandi ku giciro gito cyane. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe. Ndi kumwe na Esther umutoza kuri kamera. Nishimiye kongera kubana nawe. Murakoze. Nanjye shimye Imana inyemereye kongera kugaruka hano. Yego. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen. Reka turagize Imana twinjiye mu kiganiro. Yego murakoze. Uri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Witwa ndiho niryo zina ryawe, witwa ushoboye byose, nushimwe nuhabwa icyubahiro. Turagushimiye ko twemereye kugaruka hano. Data, hari benshi babishaka ariko ntibikunde, ariko we kuba watwemereye ni neza n'ubuntu, suko hari icyo turusha abandi, ahubwo ni imbabazi watugiriye, ubihimbarizwa urakarama. Amen. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, reka tubure uboneke, reka tukubere mikoro wivugire, ubwire ubwoko bwawe ibyo ushaka kububwira, kandi ubahe kumvira, ubahe no kwizera, urwanirire abantu bawe uwera wa Isirayeli, kuko waravuze ngo niwe wimika abami kandi niwe wimura. Reka ubushake bwawe rero aba ari bwo buba, kandi imbaraga zawe aba arizo zigaragara. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Esther, Imana y'ubuhanuzi yahawe ryari? Ibyo bibazo muraza kumbabarira.
niba nashaka kubivuga ntabwo ushaka kutubwira igihe impano yabonekeye. ntabwo nshaka kubivugaho. Yego, ubwo hari impamvu zawe zituma udashaka kubivugaho uyu munsi, wenda uzazitubwira. Yego. Gusa ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro tubwiye ko hari message ufite ku gihugu cy'u Burundi. Agira ngo murakoze cyane. Umwanya. Yego. Murakoze cyane. Nanabishimira n'Imana wenda kuba yarabishimye ko tubitambutsa. Yego. Ibitunyujijemo n'irindi shimwe. N'irindi shimwe nshimira Imana. Rero si rimwe si kabiri, ngira ngo abantu benshi bamaze kumenyera, abarundi inshuti zanjye, ndetse nanabashimire ku makomenti bakunda gukomentinga, yaba meza yaba mabi, ariko hari impamvu tudacogora. Amina. Amen. Hari amagambo mu Migani 21 umurongo wa mbere, haravuga ngo umutima w'abami. Nkunda kubivuga cyane iryo somo kuko riramfasha. Yego. Kuko rituma nkomera kandi rigatuma menya ko gahunda yose ni y'Imana. Byaba ibyo tunyuzamo, bwaba ubu buhanuzi, aka kanya nshaka kubivuga, nkavuga ko nabimazemo igihe, niyo mpamvu navuga ngo sinshaka kubyinjiramo. Ariko hari abantu benshi baje baranivuga kuri izi kamera, ndetse banavuga yuko Imana ibakoresha ibikomeye ariko tutagifite aka kanya. Sibyo? Yego. Aka kanya batagihari, tutazi n'irengero ryabo. Yego. Barahari benshi. Bivuga ngo rero igihe Imana ikinyemereye nize igihe nzabimaramo, niyo mpamvu numva ntashaka kubivugaho cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko imitima y'abantu Uwiteka yifite mu biganza, imitima y'abami, imitima y'abantu bose Uwiteka yifite mu biganza, ngo ayiyobora nk'uyobora amazi mu migende. Yego. Nari ndimo ntekereza ndavuga, ariko ni gute umara amezi 7 uvuga ibintu bagutuka, uvuga ibintu bagutuka, kandi ibyo ntugire umutima wo kubireka. Urumva? Ugakomeza, neje ugakomeza, n'ikindi gihe ugakomeza. Bivuze ngo hari izindi mbaraga ziba zigukoresha, ntabwo ari wowe ubwawe uba wikoresha. Bivuze ngo hari umuntu uba urimo kuyobora wa mutima. Niyo mpamvu udacika intege kandi hari ibintu byinshi biguca intege. Niyo mpamvu ukomeza urugendo kandi wahuye n'ibitero byakabaye biguhagarika mu nzira. Bivuga ngo ibibaho byose hari impamvu bibaho. Yego. Amina. Amen. Amina. Amen. Imana iba yabyemeye. Niyo idushoboza, ntihakagira umuntu wirata ubwenge bwe. Twebwe ubwenge bwacu ni ubusa. Witeka ataguhaye ubwenge bwawe ni ubusa. Atari we wagushoboje, nta kintu wageraho. Rero ni muri urwo rwego, reka nazanye message ku Barundi, turamenyeranye, ariko mbasabiye umugisha, kandi Uwiteka arabakunda, abitaho, ibyo agambirira kubagirira n'ibyiza si bibi. Bivuga ngo rero baba ari abatubwira neza, baba ari ababyakira, gusa bikomeza biduha imbaraga. Yego. Kuko si umubare mwinshi uzumva amagambo y'Uwiteka ngo anayakurikize cyangwa anayitondere. Ariko tubona igihe cy'Abisirayeli batumye abantu bajya gutata igihugu cy'i Kanani, ari 12, ariko 10 baje bavuga amagambo y'urucantege, ariko 2 barahagarara baravuga ngo niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'imitsima. Bivuga ngo rero ntago dukeneye abantu benshi bumva ibyo tuvuga, ahubwo 1, 2 bizeye, bumva icyo Uwiteka ari kuvugana nabo, abo bazahagarara bizere, kandi nibamara kwizera, kuko ijambo riravuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, muzabwira umusozi ugire gute uveho. Bivuga ngo ibibazo abarundi bafite aka kanya, nibagira kwizera 1 cyangwa 2, kuko Imana ntago ikoresha umubare munini w'abantu. 1, 2 nibizera, ibibazo, imisozi ibari imbere izavaho. Yego. Amina. Amen. Imisozi ibari imbere izagira gute izavaho. Rero message nazanye y'abarundi aka kanya,
Imana yababwiye kenshi ko igiye kubaha Dawidi. Koresheje abahanuzi benshi bavuga Dawidi 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 aba Dawidi. Ariko haza kugaragara yuko hari n'abandi bantu bagiye babona amahishurirwa ababwira ngo nibo Dawidi. Kiriya gihugu Imana yabasezeranyije kuzabaha umwami ari wo witwa Dawidi tubona mu mateka ya Bibiliya. Ariko harangije habaho n'abantu bakira ubuhanuzi cyangwa bakira amayerekwa abereka yuko ari bo bami, ndetse babishyira mu bikorwa, bagira abantu babimika, bagira abantu babasukaho amavuta, ariko bagendeye kuri bwa buhanuzi bakiriye cyangwa se bagendeye ku mayerekwa bagiye bakira nijoro. Ariko mu bintu bigaragara abo bantu ni benshi, ni umubare urenze cyane, kuko iyo turimo gutambutsa izi mesaje tubona abantu batubwira ngo Uwiteka yambwiye ko ari nge Dawidi, agahita no kohereza n'amafoto ugasanga yari yimitse koko. Afite abantu bamukikije, yicaye mu ntebe koko y'ubwami, afite abantu bamugaragiye, ukabona ko ibintu arimo ari ibintu yamaze kubaka, yamaze kwisetinga, biva mu ntekerezo anabishyira no mu bikorwa. Ikibazo cyaje kugaragara rero ko ari benshi. Rero ibyo byose bikaza no gutera abarundi urujijo, bibaza ese ko tumaze kubona abantu ku amafoto benshi batandukanye kandi bose bavuga yuko ari bo bami, nabaho ahantu bagiye bari hatandukanye, buri umwe wese arimo kuvuga ngo ni umwami. Ubundi umuntu Imana ivuga nka Dawidi ninde? Afite ibihe bimenyetso? Amina. Rero niyo mesaje nje hano, kuko gutangariza abarundi, kuko hari ibimenyetso Imana yampaye ku muntu ivuga ko ari Dawidi neza. Bivuze ngo umuntu udukurikiye uri buze gusanga adafite ibimenyetso, ariko barambabarira, hari ibyo ndi busige nzavuga ikindi gihe, ariko byinshi ngiye kubivuga. Ibyo ndi busige ni ibijyanye n'ubuzima bwe nyirizina cyangwa n'imibereho ye, ariko ibigaragara byo nibyo ngiye kuvuga aka kanya, by'abantu bamureberaho, cyangwa se wakumva utabifite ukamenya ko hari ubundi buryo Imana izagukoreshamo ariko utari umwami. Bijya bibaho bitewe n'ibintu n'icyo Uwiteka azagukoresha akakwita Dawidi. Urugero, ni wowe wenda uzaba umucunguzi w'umuryango, sibyo? Icyo gihe uba witwa Dawidi kuko hari abantu uzagirira umumaro, hari abantu uzakura mu kaga, hari abantu uzayobora mu nzira. Mbese abantu babyumve yuko aya mazina tuyitwa kubera impamvu runaka Imana izagira gute, izadukoresha. Ariko uyu mwami ntago yitwa Dawidi gusa. Nicyo ngiye gusobanurira abantu, afite isano na Bibiliya, wabyumvishije, afite isano n'abantu bagaragara muri Bibiliya. Nibyo tugiye gusoma amagambo ari muri Ezekiyeli 37. Bo bahere ku murongo wa mbere, haravuga ibintu by'iyerekwa ry'amagufwa yumye, ariko ngenda ndashaka guhera ku murongo wa 15. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, nuko mwana w'umuntu wishakire inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda, ni iy'Abisirayeli bagenzi be, ni iy'Abisirayeli bagenzi be. Aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'iki? K'Uwiteka. Aravuga ngo ugende ubabwire bashaka iki? Bashaka inkoni, ariko iyo nkoni ayandikeho ko ari iya Yuda. Kandi uyu Yuda nyine ngo ni iy'Abisirayeli bagenzi be. Ni ukuvuga ngo iyi nkoni, ubundi urabizi ko inkoni ari ubutware. Bivuga ngo ni nk'umwami uturuka mu muryango wa Yuda, ariko ari umwisirayeli, n'ubundi ari Abisirayeli. Noneho bakongera hepfo bakavuga ngo ni iy'Abisirayeli bagenzi be, ngo maze ushake indi nkoni uyandikeho uti
ni iya yozefu. Wabyumvishije? Inkoni y'Abefurayimu n'iy'inzu y'Abisirayeli bagenzi be, y'Abisirayeli bose bagenzi be. Kaduhagarara ahangaha. Tubonye bose ni Abisirayeli, ariko hari abantu bahagarariwe na Yuda kandi bafite inkoni. Hari n'abandi bantu bahagarariwe na Yozefu kandi nabo bafite iki? Bafite inkoni. Bivuga ngo ni ubwami bubiri buhanganye, ariko bwose buhuje ishyanga rimwe cyangwa ni ihanga rimwe, ariko ririmo amoko abiri agize gute? Atandukanye. Reka dukomeze hepfo turabisobanukirwa. 17. Maze uzihambiremo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. Uzihambiranye, yari amashyanga abiri atandukanye cyangwa ubwoko bubiri butandukanye, ariko izo nkoni noneho uzihambiranye mu kuboko kwawe, babe iki? Ubwoko bumwe. 18. Maze igihe abantu b'ubwo bwoko bwawe bazagusobanuza bati, mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo? Uzababwira uti, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo, dore ngiye kwenda inkoni ya Yozefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye. Birasobanutse. Dukomeze hepfo. Kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yabo, maze ubabwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo, mbateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo Uwiteka yamaze guhuza aya moko angahe? Abiri. Yari amoko atandukanye, ariko bose ari Abisirayeli, ariko barimo amoko abiri agize gute? Atandukanye, ariko Uwiteka ayahurije hamwe. Sibyo? Birangije, abari mu mahanga nabo, hari ubwoko bwari bwaratataniye mu mahanga. Bivuga ngo kwa gutandukana kw'Abisirayeli byateje ikibazo gituma bamwe bava mu gihugu birasobanutse. Barahunga kubera ko abo bahagarariwe na Yuda n'aba Yozefu ntago bigeze bahuza. Bamwe bahigaga abandi. Nibyo byateje ikibazo. Bamwe bagira gute? Bituma hari abantu bagenda bahunga igihugu cyabo. Reka dukomeze mwumve. Ngo nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isirayeli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yabo. 24. Noneho, kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeze amateka yanjye kandi bayakurikize. Amina, haleluya. Ibi bintu birasobanutse. Ni igihugu kimwe cy'Abisirayeli, ariko kirimo amoko abiri agize gute? Atandukanye. Kandi gutandukana bose bagiye bagira abantu babahagarariye, ariko uko bahagarariye ayo moko bose bateje ibibazo bituma abantu bamwe bajya mu mahanga. Ariko Uwiteka agambiriye noneho kubagira inkoni imwe, gufata ubwo bwoko bubiri butandukanye, abo bahagarariwe na Yuda n'abahagarariwe na Yozefu, akabagira iki? Umuntu umwe, bakayoborwa n'umwami umwe.
kandi uwo mwami yamara kuboneka na ba bandi batataniye mu mahanga nabo bakagira gute, bakaza. Ariko tubonye yuko ngo Dawidi niwe uzagira gute, uzahuza ayo mahanga narangiza b'umwami umwe. Ntago bazongera gutandukana ukundi. Tugaruke ku bimenyetso. Yego. Bivuga ngo uwo muntu yitwa Dawidi nyine. Agereranywa na Dawidi. Ntago ari yo mazina ye bwite. Ariko agereranywa nande? Na Dawidi. Bivuze ngo yabaye mu butayu, Imana yaramwigishije nk'uko yigishije nde? Dawidi. Amateka ya Dawidi mu ishyamba, uko ababyeyi be bamutaye bakamushira kure, wabyumvishije? Akagenda akajya kurwana n'indubu, akajya kurwana n'intare. Ubuzima Dawidi yabayemo mu ishyamba nibwo uwo muntu nawe yabayemo. Bivuga ngo niba utarabaye mu buzima nk'ubwa Dawidi, aho ngaho uvuge ngo ntago icyo nyuju, ntago ndimo. Niba utarabaye mu buzima nk'ubwa Dawidi, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ngo urwane n'amadubu, urwane n'intare, kuko igihe cyarageze, nk'uko igihe cyageze Imana igiye kumuhagurutsa, igiye kurema impamvu zituma amenyekana, bamenye ko ari nawe koko. Nicyo gihe Dawidi Imana imaze kumutoza, yo ubwayo yashizeho impamvu zituma ava mu ishyamba. Abatamwibukaga baramwibuka, se utaramwibukaga aramuhamagara amubwira ngo ngwino nkutume ku rugere, kugira ngo asange Goliyati yigize gute, yiyamiriye. Yazengereje iki? Abisirayeli. Hanyuma akora akazi yatojwe. Bivuze ngo uwo muntu n'ubundi ntago azwi cyane, nta nubwo anavugwa cyane, kuko hari aho yarari. Hari aho yatorezwaga. Bivuze ngo rero niba utarabayeho amateka, utaragize amateka nk'aya Dawidi, aho ngaho uvuga ngo icyo ngicyo kiransinze. Kabiri, twabonye yuko ahagarariye aba Yosefu. Siko dusomye. Yego. Bivuga ngo afite amateka kandi ya Yosefu. Bivuze ngo nanone amateka ya Yosefu murayazi, uko yagurishijwe na bene se, bakamugurisha mu mahanga, bakamugurisha mu Egiputa, agahurirayo n'ibigeragezo. Yamara guhura n'ibigeragezo, bikaza gutuma yisanga no muri gereza. Gereza ni uburyo bwinshi, ariko icyo nshaka kubabwira nuko nanone afite amateka nk'aya Yosefu. Cyambere bene se baramwanze, bamaze kumwanga, bamuteza ibibazo bituma agenda, ariho nta bavandimwe, suko badahari, ariko ntibumvikana. Kuko aruzuza neza aya mateka ya Yosefu yabayemo. Bivuga ngo nawe amateka yawe niba adahura n'aya Yosefu, icyo ni icya kabiri kivuga ngo ntago uri iki, ntago uri umwami. Sinzi niba birimo kumvikana. Yego. Ikimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya gatatu, data yavuganye nanjye ngo yize ibintu bya history management. Nuko yavuganye, numvise ijwi rimbwira ngo yize history management. Sinzi iyo section nibibaho, ariko abantu babyumve muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo akomoka mu gisekuru cy'abami. Birumvikana? Ikindi azi neza amateka y'abami. Uko byagiye bigenda, uko abizi neza cyane, kuko nawe afite inkomoko mu ki, mu bami. Icyo ni icya gatatu. Niba uzi ko udakomoka mu bami, ukaba nta n'amateka ufite kuri ibyo bintu, ntago urimo. Ibyo si byumvikana. Ikimenyetso cya kane. Tugiye ku cya kane. Ni umuhanga, kuko arongera akagereranywa n'umwami Ahasuwerusi wategetse ibihugu 120. Bivuga ngo ni umuhanga ku rwego atazagirira abarundi umumaro we bonyine, n'amahanga azagira gute, azamukenera, kuko yarize ibya politike, afite ubundi bumenyi Imana yagiye imuha,
bivuze ngo ntabwo azagirira igihugu cy'u Burundi umumaro gusa, ahubwo n'amahanga aramukeneye. Bivuga ngo niba uzi rero ko nta bumenyi ugize gute ufite, hari uwigeze kunyandikira arambwira ngo ntago azi no gukoresha kompiyuta, ngo ariko Imana izabimwigira. Yarabinyandikiye arambwira ngo umwami ngo ntago azi gukoresha kompiyuta, ngo mugabo ngo Imana izabimwigisha. Bivuze ngo niba uzi ko nta bumenyi mu bya politike, ukaba udafite ubumenyi mu myigire, kuko yarize cyane ndetse ni nayo mpamvu azahindura ibintu byinshi mu gihe gito. Ni ukuvuga ngo azakoresha ubumenyi yize, yigishijwe n'Imana, ariko no mu buryo bw'isi yarize. Ubwo icyo ntigisobanutse. Ikindi nababwira, yifitemo amaraso yo guhuza Afurika. Mu yandi magambo bavuga ngo iki harya babandi bakunda n'abapanafurika niyo babyita gute? Panafricanisme. Yego. Bivuze ngo yifitemo amaraso yo gukunda Afurika. Akunda Afurika cyane. Ikindi akunda Abanyarwanda. Niba rero uri mu bantu uri guhatanira ubu bwami ukaba udakunda Abanyarwanda, rwose ntago urimo. Ikindi niba udakunda Abanyafurika ntago urimo, kubera ko Imana igambiriye kubohora Afurika. Bivuze ngo n'abayobozi bagomba kujyaho ni abakunda Afurika, kandi ni abantu batagomba kudushyira mu macakubiri, ahubwo bagomba kutwunga ubumwe. Ni abantu bagomba gutuma tubaho twisanzuye kandi dukundana. Bivuga ngo rero yifitemo amaraso yo gukunda Abanyarwanda, yifitemo amaraso yo gukunda Afurika, kuko azahuza ibihugu n'igihugu cyabo. Bivuga ngo azahuza u Rwanda n'u Burundi, twongere tuba abavandimwe. Ujye mu Rwanda, Umunyarwanda ajye mu Burundi yisanzuye, Umurundi aze mu Rwanda agize gute? Yisanzuye. Ubwo ibyo tumaze kuvuga bingahe? 4. Yego. Akunda Afurika, agereranywa na Yosefu, agereranywa kandi na Dawidi, akunda u Rwanda, sibyo? Bivuze ngo umuntu urimo kumva adahura n'ibyo, adafite ubumenyi, atagize, mbese ibyo byose tuvuze, niba utarimo kubyiyumvamo, menya yuko rwose utarimo. Impamvu rero byabayeho ni iyihe? Urabona ni benshi cyane, kandi bose bafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo ni umutego Satani yateze, icya mbere kugira ngo ace intege Dawidi nyirizina. Kuko mu buryo bw'umwuka, tuvuge niba hari abantu 10 bose barimo kurwanira uwo mwanya, ibyo bintu byose mu buryo butagaragara biragenda bikarema intambara. Mu yandi magambo, byatindije iryo sezerano ryakabaye ryarasohoye, ariko kubw'izo mpamvu z'abantu benshi bari guhatanira uwo mwanya, bigenda bigira icyo bitinza ku isezerano. Ariko kubera ko data afite ububasha, aba yarabyemeye, ariko igihe kirageze noneho ngo Dawidi ahaguruke kandi agaragare, kandi akora ibyo agomba kugira gute? Ibyo agomba gukora. Impamvu rero byabayeho, icya mbere ni umugambi wa Satani. Kuko yazanye ikintu cy'ivangirwa, ariko kigambiriye kubaca intege. Kuko icya mbere bagombaga guhuza imbaraga. Niba ari ukurwana mu buryo bw'umwuka, bakarwana mu buryo bw'umwuka, no mu buryo bw'umubiri bakeneye imbaraga. Ni ukuvuga ngo bagombaga guhuza imbaraga, barangiza bakarwana koko bagahindura ibintu. Ariko Satani yazanyemo ikintu cyo ndetse azana n'amayerekwa, buri umwe wese aravuga ngo ni njyewe, hariho n'abafite ingabo, undi ati ni njyewe, hariho. Bivuze iki? Byatumye Satani abatatanya iki? Imbaraga. Bivuga ngo ni umugambi wande wa Satani. Wazanye amayerekwa atariyo, ariko agambiriye guca abantu intege. Kuko bakabaye bahuriza hamwe bose bakarwanira ikintu kimwe, ariko yabaciye intege, buri umwe wese arabirwanira ku ruhande rwe, ku ruhande rwe, ku ruhande rwe, ku ruhande rwe. Ariko Dawidi Imana ije kumuha imbaraga.
abo bahari ije kugira gute, ije kumuha imbaraga. Turaza gusoma andi magambo ari mu rwa kabiri rwa Samweli, ibice 3 umurongo wa mbere. Somera Samweli, urwa kabiri rwa Samweli, ibice 3 umurongo wa mbere. nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana, Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Yego. Kandi Dawidi yabyariye i Heburoni abana b'abahungu, uw'imfura yitwaga Amuroni na wa Ahinowamu w'Iyezereli. Nashakaga uwo murongo wa mbere. Yego. Ngo ab'inzu ya Sawuli bamaze igihe kinini barwana, kuko ibi bintu n'ubundi bimaze igihe kinini bihanurwa, ndetse Dawidi nyine agabwaho n'ibitero byaba mu buryo bw'umwuka ndetse no kuvuga ngo ahora mu ntambara. Ariko ijambo riravuga ngo ab'inzu ya Sawuli, ngira ngo tugera no kumusoza hari uyi message, ngo ab'inzu ya Sawuli ngo barushagaho gucika imbaraga cyangwa gucika intege, ariko ab'inzu ya Dawidi bakarushaho kugira gute, gukomera. Bivuze ngo rero nicyo kintu kigiye kuba mu Burundi. Ab'inzu ya Sawuli ariwe perezida w'u Burundi bagiye gukomeza bagenda bacika iki, bacika imbaraga, bacika intege, kandi abo kwa Dawidi bo babona imbaraga, babona gukomera, hanyuma aze Dawidi arwane atsinde urugamba. Rero nabwira abarundi mureke ubushake bw'Imana ari bwo buba, kuko Imana ni umubyeyi kandi izi byiza kubarenza. Kuko inshuro nyinshi abantu twebwe hari ukuntu tuba tuzi ngo dufite ibisubizo, cyangwa aho tubonera ibisubizo atariho Imana yirimo kubonera iki, ibisubizo, cyangwa tukabona ibyo turimo ari byo byiza kandi nyamara bidahesha Imana icyubahiro. Rero nabwira abarundi mureke ubushake bw'Imana ari bwo bugira gute, ari bwo bukora, kuko iby'Imana igambirira kubagirira ni byiza si bibi. Igihugu cyanyu kizaba cyiza, igihugu cyanyu kizagendwa nk'uko musanzwe mubizi. Uwiteka aracyavuga ngo n'ubundi azabaha umugisha, ibibazo byose bizarangira, kuko Dawidi azaza ari igisubizo cyanyu, intambara zizarangira. Rero nabwira abarundi mureke ubushake bw'Imana ari bwo bukora. Murakoze. Yego. Reka dushimire umutoza kuba yemeye gusoza icyo Imana yamutumye, kandi ubwo twizere ko abarundi noneho musobanukiwe. Ubwo niba utari muri udafite ibyo bimenyetso, ubwo sinzi icyo umuntu azabarwanira, kuko Imana ifite uwo ifite Dawidi yateguye kandi agomba kwima uko byagenda kose. Yego. Numva ariko bimeze. Esther, rero dusoza, hari umuntu wakwifuza kuvugisha, wamuha contact ubundi gasoza. Nimero ni 078 10 688 536. Dusengere dusoza. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye kuvuganye natwe. Umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe, niyo mpamvu Nyagasani tukwemereye. Ikiruta byose urusheho gukomeza kuturwanirira, urusheho gukomeza kuturengera no kudutabara, kandi utwemerere nyaguhora ku ngoma we, uturwanirire, kuko ibitero ni byinshi, intambara ni nyinshi. Niyo mpamvu twizeye imbaraga zawe. Icyo wavuganye natwe uzagisohoresha ijambo ryawe. Turakurindiriye rero, turagutegereje kandi turakwizeye, turanakwiringiye. Ijambo ryawe iyo urivuze urarisohoza. Niyo mpamvu nsengeye buri murundi wese unkurikiye kugira ngo umuhe kumva no kumvira, kandi umuhe kwemerera ubushake bwawe ari bwo bukorera ku buzima bwe, ari bwo bukorera mu buzima bwe. Hanyuma ubwo uzabigenza neza tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Bana natwe, utwongerera imbaraga, utwongerere Mwuka Wera, utwongere kukubaha, utwongere kukwizera, kuko uravuga ngo imitima y'abamu ifite mu biganza kandi uyiyobora nk'uyobora amazi mu migende. Bivuze ngo imitima y'abantu bose urayifite. Niyo mpamvu tukwinginze ngo imitima yacu yihindure kandi Yezu yitunganye. Hanyuma ikiruta byose, hejuru y'ibyo ugambiriye kudukorera, ndasabye Data mwiza ngo hazaboneke umunyago mwinshi utaha ubwami bwawe, kuko ibyo mu isi n'ibyo mu isi birarangira. Ariko ndakwinginze ngo buri wese unkurikiye umuhe imbaraga zo kukwizera no kukwiringira. Ubwo ugiye kwima ingoma yawe tuzagusanganire twishimye. Nibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibiganiro byacu nyine nakagaruka. Shalom, shalom.